Meze se muvandi kuba watuje ukaza kwicara hano mu ishyamba wajya unatembera ukajya aho abandi bantu bari. Yo Imana ishimwe burya uri umuvandimwe wanjye baye barakumbwiye nari narakubonaho none ndakubonye. Reka nawe se kuba nkwamagaye umuvandimwe nibyo bise byerekana ko nyine nawe dufitanye isano. Reka danjye naho nkuzi. Ndishimye cyane kubera ko nari narakubuze none ndakubonye noneho uri gushaka kunyihakana ahubwo vuye dutahe mu rugo nari naje no kugushaka. Turashize none. Reka saa 10 rubaho ariko se sha warasaze ngiye kuba ninyuriye hano nganga gusuhuza nkuko wasuza umuntu wari we wese bise byerekana ko nyine nawe dufitanye isano. Oya ni wowe mama yarambwiye ko ufite umuvandimwe wanjye ngo yapfuye akiri mutoya ngo noneho ngapfira muri ino shyamba nari naje kugushaka rero none ndakubonye nta mpamvu ugomba kuza tukajyana uzi ibyishimo burya afite. Umva sha wakibwaye nkwiyame ngiye ntabwo mvukana nawe kuko sinavukana n'umuntu w'urukarusa gutyo. Ngewe nitwa Tomasi ndi umuhungu wa Majyambere. Okay byiza uri umuhungu wa Majyambere. Yego nyine Majyambere ni papa hari icyo umubaza se maze n'ejo bundi yazanye isake mana narayiriye. Yo Imana ishimwe kuburozi twabateze bwabafashe ubundi se yaratumariye inkoko kuva uyu munsi ugiye kujya unywa ibihato.